leta yahomba gute itanga iyo bakoze ibintu by'ibinyobwa leta irunguka ahubwo bazajya babinywa babiye se bazajya babinywera aho ngaho ukuntu abaturage babibonye bishimiye n'ababinywaga abenshi mu babinywaga barishimye byari bikwiye ko leta izikora ku isoko byari bikwiye rwose biriya erega muri inzoga n'izi zisanzwe batavanyeho za rufuro bana zirengeje urugero ziri kugwa nabi ariko biriya byuma byo byari bikabije aho ubona ngo umuntu w'umusore ameze nk'umusaza w'imyaka 100 imyaka 80 imisatsi yaracuramye yabiterwa na ziriya nzoga kuko iyo umuntu ayisomyeho imeze nk'iri gutwika uko imanuka mu muhogo niho hantu y'agafuniko uko kagenda mu nda umuntu aba ari gushya niyo mpamvu n'umunwa rero ubabuka uba wahiye n'inyama zo mu nda ndakeka zishya kuko ntabwo ibintu byamanuka bigutwika mu muhogo ngo mu nda yo hari hazima MBC iri kwambagura iki Celestin urabizi ko afite amacumbi afite akabari keza kagezweho kari buvimo ubusitani bwiza cyane umuntu yicara afite ikirahure cyari gusoma ibinyobwa byemewe akanywa bikagera mu nda kumva aranezerewe hari brochette nziza hari inkoko hari ifi mbese icyo ukeneye cyose cyo kurya kiba cyagufasha ku muganura haba huzuye ku muganura twakira abantu kuzagera muri MBC bakicara muri bwa busitani rwose bakaganura ku mbuto ku byo bazaba bafite byose bakagenda ari imiryango ibintu by'abagabo bajya kunywa bonyine Imena TV Rwanda. The voice of the people stay informed with exclusive news. You won't find anywhere else. Only on. Turabashoje abakunzi ba Imena TV 01 Rwanda. Turagira ngo tubavuge ati ibihe byiza bibwira weekend yari ishyushye nyuma y'igikombe cy'isi hahise hakurikira Sekafa. Sekafa umwana utari ukunze ukora siporo utarahabwaga amahirwe ageze kuri finale turaza kuzisanga tubivugaho gakeya Dede Jean Claude Gashonga Muzega nanjye nitwa Nsanzimana Ernest munsi nta byinshi tuvuga cyane turibanda ku gikorwa kimaze iminsi gikorwa n'ubuyobozi cyo gufunga inganda zakoraga inzoga ahanini barizimenyera ku izina ry'icyuma abanyarwanda nicyo bazise turaza kureba icyo tubivugaho ndetse n'abacuruzi bazicuruzaga nabo basabwa kuzisubiza kugira ngo bari banza nabyo ko basangamo izo nzoga z'ibyuma kugira ngo tuvuye no kuri teriyari by'abaturage bagize icyo bavuga ko habaga bazinywaga n'abatazinywaga ubwo turaza kugenda tubiganiraho ndetse n'abaza no kuza gukurikira nyuma y'ikiganiro cyacu zirasindisha byatabi baba basinze nyine kurenza uko baba banyweye izipfundikiye hanyuma rero iyi minsi yagenze gute nyuma y'igikombe cy'isi tukajya muri Sekafa makuru yari menshi muri no minsi hari igikombe cy'isi nyuma hajyamo Sekafa hari n'ibitaramo bikomeye haba igitaramo cya King James cyitabiriwe ne cyambere cyabaye mu Rwanda agaragaza ko yazina King no mwami koko n'umwana muri w'abagore ngo n'abagore numvaga igitangazamakuru n'abagore na 95% bagiye ku murango n'abagore baramukora ariko afite kiyasi n'umugabo w'abagore bo arakunze afite ibikundiro indirimbo cyane ku bantu b'igitsina gore wasanga atari bakunze ahubwo bakunze ibihangano bakunda ibihangano nabyo birashoboka ariko cya gitaramo bose no kwitabirwa ubundi cyavuzweho ibintu byinshi cyahitabiriwe cyane bwa mbere yashyize amatike ku isoko ararangira ahita ashyiraho ku munsi wa kabiri nayo aragurwa arashira benshi baguze amatike ni abakobwa n'abagore nako usanga babonetse bose n'abasirimu b'abakire ari bizeye ko basa neza
n'amabona ati ni igihe mutaba ngo Rwanda afite abakobwa beza koko ngo beza cyane afite abagore beza cyane wagira ngo ni indobanure bari barobanuye mu bandi nuko rero bari benshi cyane kugira ngo niwe wa mbere aho uciye agahigo ko kuza uciye agahigo ko kuzuza Beka Arena nta n'ibigambo by'amahanga nta n'amagambo menshi avuzwe ahubwo imbere abandi bajya gukora igitaramo ugasanga bamwe guhangana hagati y'abahanzi runaka ngo runaka kugira ngo banze vuga cyane mu itangazamakuru King James ibintu bye yabikoze yitonze abikora igihe kirekire afata indirimbo arazikora nziza kandi mu itangazamakuru ntabwo bajya avugaho ibintu bibi niyo ari muri business afite amazu yakira abantu amahoteli alimentation yirinda ko hari inkuru mbi imuvugwa mu itangazamakuru kuko abazi ko yagira uburyo yangiza kariyeri ubundi inkuru mbi yari kumuvugaho ni mu gihe cya covid urayibuka ntabwo nyibuka mu Rutsiro ariko n'amanota yagize mu kizamini cya leta ko yavuga Rutsiro amaze kubaka amacumbi meza cyane ari ku mazi abantu bashaka kuruhuka rwose ubwo bazajya banyarukirayo nyuma rero ku munsi agikora hari match ishyushye ya Rayon Sports na Al Ahly aho Rayon Sports yatsinze igitego kimwe ngira ngo cyangwa cyari intsinzi ariko ya kipe irakomeye Al Ahly irakomeye hanyuma rero umukino wundi wari utegerejwe cyane ni imikino y'ejo habanje Al Ahly na Gor Mahia yasimye yatsinze ya kipe mu bitego hari yatsinze ya kipe ibitego 5 ikipe yatsinzwe ibitego 5 muri seka iriya kipe itangira abafana bari hejuru hari abantu barimo kuvuza za vuvuzera ariko imaze gutsindwa ntabwo bongeye kubereka ntabwo byongeye ariko yarahemutse rwose twari tuyizeye yari mu kipe yahabwaga amahirwe yo kuzatwara igikombe rwose n'abayobozi bayo ni intsinzwi ya gutsindwa kwa APR yaratunguranye none itsindwa ku mukino wo gufungura abantu bose babiteze amaso na nyakubahwa perezida hari abanyarwanda twarababaye benshi twarababaye abanyarwanda benshi arabona bari kubyina ariko iri gutsinda ari abanyarwanda nkabona bari kubyina itsinzwe ariko ntabwo ukunda igihugu burya wabashyize ibintu byo kurengera cyane kuvuga ngo umuntu ntiyishimiye ko APR yatsinze ngo ntabwo akunda igihugu APR ntabwo abakunda igihugu abagikunda n'umufana nyine abafana niko bari ubwo rero Al Ahly ejo yarakinnye na Gor Mahia iyo yatsinze 5 nawe ari umukino w'ishiraniro barakinnye iminota 90 irashira cyangwa indi prolongation iminota 30 irashira bajya ama penalty kugira ngo zageze ku hafi ku 8 ngira ngo 9 bazarigeze ku 9 birangira rero Gor Mahia ikomeje Al Ahly ivuye muri nayo yahabwaga amahirwe ubwo finale ni Rayon Sports na Gor Mahia imwe yatsinze naho numva umutoza wa Rayon Sports avuga ko intego ari uko gutwara kiriya gikombe abari bamaze gutsinda bashimiye Imana bavuga ko ari ikipe ngo y'abanyarwanda ngo ikipe nireyo banye ni Beka ikipe ni Catholic ibintu nk'ibyo ngibyo ikipe ni Rayon Sports ubwo se abandi bakagira dufite n'andi mabanki ariko abanza ko ari gutera inkunga niyo mpamvu cyangwa ingwe cyangwa iki ngira ngo rero ubwo yatsigaje noza finale n'ejo bundi kwa gatanu yagira n'uturimbo twiza kuko baririmbye ngo nta munyuze zane mu kwangariye ngo mugwe neza yigize mugwa nabi ngira ngo rero kwa gatanu ni finale ku muganuro nizere ko Rayon Sports izaganuza abanyarwanda yakwiye kuzaganuza abanyarwanda cyangwa igikombe ikagitwara igihe kera mu myaka 98 imyaka 20 ntirenga irarenga 20 n'ingahe mubiri irarenga 98 wasanga rero ya mahirwe yabaye kuri Rayon Sports igatwara igikombe cyaherukaga bisa no kuba kuri Rayon Sports reba 98 yabaye kuri Arsenal byaba no kuri Rayon Sports nakwitaga amaso rero ubwo n'abanyarwanda ariko by'umwihariko abafana ba Rayon Sports bazaze bayifane noze numva ko abafana muri abafana iri mu mahanga kandi mu mahanga nabo ibara bari kwerekana bari gushaka amabisi nk'aya mabisi yagiye gutwara
Kagame Cup Masaka ubwo nawe bazajya bafite amanuza wa minibus ariko ya Masaka baje gufana Gor Mahia ubwo y'abanyarwanda by'umwihariko Rayon Sports nayo ubwayo uko yihagije nabonye abantu b'abasaza abakecuru mu giturage ese nabo mufana leta natwe niwe dufana barabonye nabo Rayon Sports byorganije bakabategera yanumva na amakipe agategera abantu kujya kureba umupira nabo babategeye bakajya bategeye barege n'amafaranga bafite ariko ari n'igihe bakeneye abafana azava kumena TV urumva ko amafaranga azayumva hari igihe umuntu aba atumva yaba udashaka kureba umupira ko abona nk'imodokari tempore kanitemberere akita akava kujya bakora iyo ubuntu ubwo nyine batanga amafaranga kugira ngo izo bisi ziboneke ntabwo n'abanyiri ikipe nyine aba yatanze ayo mabisi cyangwa abakunzi ibintu byinshi isabwa igomba abakinnyi ari ikipe bikinnye ariko n'igihe umuntu umufana umwe ashobora kugenda yategera abafana banawe Rayon Sports ni ikipe y'abafana ntawe ikisi ahubwo nk'iriya yindi bitanu niyo mfana rero niyo mfana ariko yarambabaje itsinda ibitego 5 nabo urebye ndeganye n'abantu bamaze kubona itsinda kimwe bose bahita basohoka asigara muri stade abafana bahise basohoka ntabwo ari byiza ariko ikipe aho kugera ku munota wa nyuma nuko rero twavuga byaranze iki gihe ariko naho guhera muri no minsi ngira ngo nta cyumweru kirashira habaye impondoro yo gufunga inganda zikora ibinyobwa bavuga ko bitujuje ubuziranenge byicaga cyane cyane byitwa ibyuma rero nkundura wabibonye ute wowe irankundura reka niko kuko nayibonye mvuga ko abaturage bayibonye abaturage nawe babibonye ntabwo ngengo amaso abaturage twaganiriye bavuga ko babyishimiye byari bikwiye ko leta zikora ku isoko byari bikwiye rwose kuko zari inzoga ubona zitera ikibazo mu baturage ufite cyangwa uzikora wizanye ku isi cyangwa ni se wakubyaye uri kubikubwira ntamanya ebaze abwira hamwe kamera ngo ntumenye none habuze gato mbona byose byaba byose nakubyaye ibyo ninjye wabivuze ko nari nibiziye mu kazi aya umwana nyakasha aya ngabigabanye peno ngabanye bari ubujya kujya hejuru kandi n'imibare y'ubushakashatsi ubona ko bakoze ubushakashatsi ubona ko 50% by'abanyarwanda banywa inzoga wajya kugereranya n'ibindi bihugu ugasanga inzoga mu Rwanda ni ikintu kinyobwa cyane mu Rwanda abantu amatara ahari amazi abantu ntibayikoza ariko iyo bigeze ku nzoga usanga abantu banywa inzoga cyane mu Rwanda kunywa inzoga bisa nkaho biri mu muco n'itabi ibintu by'ibisindisha bifite buryo mu muco w'abanyarwanda birimo wajya kureba ibintu by'ibikoma motori si iby'abantu b'abagabo na fanta kandi iyo usesengwa neza usanga ahubwo harabayemo kubeshywa ubwo nahereye inyuma ku nzoga muri rusange kugira ngo wumve n'impamvu abantu bya tentative yo gusinda babeshya ko gusinda bigaragaza ubugabo ntabwo babwije ukuri babwiza ko gusinda bigaragaza ahubwo ububwa ngo umuntu abantu bari hamwe mu gikundi ngo umuntu washoboye kunywa inzoga nyinshi ngo ubwo ni umugabo abantu bibeshya ko ibyo bintu ari ubugabo noneho urubyiruko rw'uyu munsi kubera ko rudafite amafaranga yo kujya kugura za nzoga kugira ngo aho abagabo bicara bo bakajya muri twa butike bakagura zino nzoga z'ibyuma ko barizo banywa bakarivanga bavanga n'inzago bashyiramo cyane inaji niyo bakunze kuvanga n'ibyuma kugira ngo bajye free ubundi umuntu atekereza kujya horo umuntu yabaye ukuntu abaturage babibonye bishimiye n'ababinywaga abenshi mu babinywaga barishimye kuko ni ibintu bikubata ukaba ukeneye umuntu usa nk'uko kwitura kugira ngo ubone ko warayobye n'abanywaga benshi mu banywaga bishimiye ko kujya ku isoko babona ko ubuzima bwabo bugiye mu babonye nk'uwo bavuga ati ikinyweye aragenda mu mugore akaguha amazi yarya ntabwo gisendesha
habura kimwe kimwe nuko nakubwira ngo umuntu aba yariye yagugaye mu nda kubera ko n'umuntu ajya kugura indimu urakigura ukakinywa ugahita witahira ntajya kukinywa kwiguca umuntu agotomera agatomera nk'amazi ngo kuba ufite umugore kugira ngo uhe amazi utamufite rero naho ngaho usanga bapfuye kandi buriya leta na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko hari abantu 100 bapfuye 60 bishwe n'ibyuma n'abandi 100 abandi bagize ingaruka zayo hari n'abatarapimwe umuntu tubona agenda tugira ngo ni muzima ariko inyama zo mu nda zarahiye nuko mu twaganiriye uriya mukobwa witwa Emery yavuze ko ziriya nzoga kuriya tubona zitwika ku munwa ni nako bitwika no mu nda inyama zo mu nda zitazaye dufite abantu benshi bagenda n'ibibazo by'uburwayi bwo mu nda batewe na ziriya nzoga leta rero ko kuba yaratekereje kuzica yagize neza ariko ikwiye no kuba zashinzwe kubireba impamvu byatinze niba ibintu byino kwica abantu kuki bisaba imyaka 5 cyangwa 10 kugira ngo wowe bishinzwe ubibone habayemo gutinda bavuga yuko bagiye babaha ibyangombwa byo gukora ariko n'ibyo bagomba gukora ntabwo ari byo bakora ninde ushinzwe kubibona ko ibyo bakoze watanze icyangombwa uko byagenda kose ikosa rigaruka ku bashinzwe ubugenzuzi kuko urumva niba batanze icyangombwa kugira ngo umuntu akore ikinyobwa cyujuje ubuziranenge akabaha sampo bakabona ubuziranenge buzuye agahindura n'ubundi nibo bashinzwe kubona ko bongera kujya kugenzura akarere bya bindi bamuhaye ari cyakora ni ahubwo buriya uziko abantu muvuga ingoma cyafunga Ngono Robert ariko uziko Ngono Robert business ni ibintu nk'ibyo uziko ya Uganda minisitiri yarutashye wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ingufu Jane Yohani Maria Vianney atabaza ariko ibintu byose bibonekamo ariko si Uganda ni uruganda rw'izina rya leta none iki Uretse yavuze yuko yishimiye ko mu Rwanda haje uruganda byibuze rukora ibintu by'ubuziranenge bikaba bigiye kurinda abanyarwanda kunywa inzoga z'inkorano inzoga zitujuje ubuziranenge agendeye kuki agendeye kuri FDA atanze cyangwa cy'ubuziranenge hari FDA hari RS none akava ko mu Rwanda ugiye kungukira muri ryo kora n'imisoro kandi uko byari byaje twasoraga hari abantu badatunga intoki nk'abanyamakuru babira binyobwa ngo mwarabyamamaye ntabwo se dufite ntabwo turi scientifique ntabwo dushinzwe kujya gupima niba abapimye bavuze ngo ibintu bifite ubuziranenge cyangwa ko kubyamamaza ntabwo twakoze minisitiri kuba yaragiye akavuga ngo bifite ubuziranenge kubera ko ariko scientifique abatekinisiye bamubwiye nakosa yararemo ndibaza niba abantu 60 bagaragara ko bishwe n'ibyo bintu kandi tukaba tubona ko amakosa yavuye kuri FDA ndetse na ba nyir'inganda bashobora kuba barahinduye wenda sampo batanze ese ntabwo iki gihe ariko cyari gikwiye ko ba nyir'imiryango yabuze ababo yahabwa ubutabera ko yaba yariciwe abantu bagira ngo batange ibirego kuko bariya abantu banyweye biriya bintu bikabagiraho ingaruka babinyweye kuko byemejwe ko bifite ubuziranenge kuba rero bitari bifite ubuziranenge ntabwo ari ikosa ry'ababinyweye ni ikosa ry'abatanga ubuziranenge abo nibo bakwiye kubibazwa imiryango rero ko batanga ibirego bagahabwa ntabwo bakangurira ahubwo reka turebe ubutaha nako isomo ryava kuri iki kintu umuntu uraje wagaye icyangombwa uraje urangije wisha amabwiriza y'icyo babiguhereye ku giti cyawe urumva ryakosa nyine urabikoze ariko unabiguha nawe yagombye gusubira inyuma akaza kurase urabona cyakora bya bindi uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa kandi uwakosheje agomba guhanwa ntabwo hahanwa utakoze ikosa umuntu wanyweye ziriya nzoga zikamugiraho ingaruka ikosa afite ni irihe umuntu rero uriya muntu ikosa yaba afite yaregeje urugero nawe ugiye kuba nkaho uvuze ngo iyo zinyweye utariye nibwo yavuze icyo ati iyo zinyweye utariye muzira ko cyane ko wariye noneho ukuntu kuvuga ngo iki cyemezo leta yafashe cyo kuzikura ku isoko ntabwo cyari gikwiye kirakora ku ijana ni ukuvuga ngo abantu bajye banywa
gake kamwe yawe biriya erega muri inzoga nizi zisanzwe batavanyeho zisaba rufuro bwana zirengeje urugero ziri kugwa nabi ariko biriya byuma byo byari bikabije aho ubona ngo umuntu w'umusore ameze nk'umusaza w'imyaka 100 imyaka 80 imisatsi yaracuramye byari ko biva ku isoko cyangwa baratinze ahubwo bakora ko buriya leta y'u Rwanda irareba ikatugoragoza ariko birarambiranye niba bikuraho nta kibazo yagize gutyo ugasanga mu gitondo cya kare umuntu arangaho yasinze n'ibyuma n'ibiki ugasanga akata karafobanye mbese ubonaga ari ibintu biteye ubwoba uko biri kugenda amakuru hari kugeza uyu munsi nuko hamaze gufungwa inganda zirenga 130 zengaga ibinyobwa bisembuye bidafite ubuziranenge ikirimo kuba nuko mu gihugu hose ari kuba imikwabu yo gufata izo nzoga no kuzivana mu nzu z'ubucuruzi aho ziri bazijyana ariko ubona nta bantu babigenderemo ahubwo bazi kugera kuko impamvu mbere ku myanya tuzijya icyitwa inzoga cyose igikorwa cyitwa inzoga uretse n'ibyo byuma n'izisanzwe na za zindi z'inzoga bashyira mu macupa asanzwe za makamburu wajyaga wumva hari izakorwa hano hakurya mu Rutsiro mu hariya mu Gisiza za Musanze ibintu byo bafunze barufunze hari ikintu na wayini yakorwaga n'uruganda rw'ubuki rwa Rutsiro icyitwa ko gikozwe cyitwa inzoga cyose uretse izi ngara tumenyereye zabarirwa na Skol ariko abo bandi bose nabonye kandi bose abenshi bafite ibyangombwa na Rutsiro yari koperative mu byumba barabwo byashaka kongera ubundi se ubundi abantu bamurika inzoga cyane abantu bamurika kumwe inzoga gaceya bagira ko kandi ibyuma ibyo bigere bigenda aha wari kumoje agace sakabusa kafite zabananiye kubwo zabananiye nk'uko cyane ko Paulo yavuze umuntu ntabwo kujya no mu bintu yananiye noneho ura perezida bashizeho campaign ya Tumweresi perezida aravuga ariko Tumweresi ahubwo mwaga mwumva ngo twe kunywa kuko nako gakinywa burya yagenda n'ubundi umuntu ajya kunywa hari umuntu wari guhamagara ngo ngure amacupa 2 cyangwa se yari wahamagaye ngo ngure amacupa 2 nanone ahamagara uramama ati wangura agacupa ahamagara umuntu nkamugurira igikoma umuntu aratumye ka kofi uwo n'umuntu ati ngo ngure icupa rimwe unundi ahamagara ko inyota nyishama yari mwera ati mwende guko mbese birangira by'umweye aho mpamvu kakandi mu Banyarwanda umunyarwanda imwe urashonje nta kintu akumarira ako mube mu cyakara kwitaho wamwaza se n'ibihumbi 10 ati rwose yaguha ariko niba umuntu wari mu kabara gure inzoga zo 50 izihumbi 100 kandi yakubwira ko nta mafaranga umunyarwanda akomeye ko mfite ikibazo gisaba 5,000 ntaratanga mitiweli wambaye nkajya kwishyura mitiweli ntarwo ruhahira urundi ariko akagusengerera inzoga rezo nayo ngaje ni umuco nawo abanyarwanda bakwiye guhindura mujya gusengera mu rugo nta n'isukari uhashyize cyangwa isabune uyu mwana wumva utari kugeramo neza ariko nakunda kugira ngo none inyota ikwice hari n'ubuse nk'amafaranga ibyo bibazo mbyirengagize ariko agapfa kwibaza ati ibihumbi 100 agiye kwishyura iyamama byoza na 5 ntirwarize ariko niwo muco mu kanya rwose ati bari kubica ziri kujya hehe ariko tuba tunibaza ati wa bacuruzi baziranguye mu by'ukuri bari abacuruzi nabihombeyemo cyane yagiye kurangura ibintu ko babihombeyemo turi ku buzima bw'abantu umuntu niwe wa mbere niba bamaze gupfa abantu 60 barenga nta kintu bakora ngo bagaruke amafaranga abacuruzi bahombye yazagaruka mu bundi buryo bagacuruza ibindi bakagura ibindi barangura ibindi byemewe bagacuruza hari ubundi buryo ariko nta kuko urumva nta kintu bakora gisimbura umuntu reba abantu 100 bagizeho ingaruka ababaye impumyi abafite ubumuga bundi batewe n'izo nzoga abantu bapfuye byari bikwiye ko leta irengera abantu bayo kuko perezida akunda kubivuga ko umutungo ukomeye ugifite abaturage ntabwo ukwiye kurebera ikintu kirimo kwangiza abaturage ariko nanone tubaretse ku bacuruzi tukareba umuntu yagiye kurangura ibintu bifite ubuziranenge uraje urabifasha urabitwaye ngo amafaranga yaranguje ntayahombye nkaho hari ikosa yakoze kuko nanjye nta kosa yakoze aho ni ukureba ngo ibyo bintu ubundi biri kujya kuko nanone byakabaye bifatwa iyo ubuze ikintu kirimo kuba ku isoko
bagifata bakivana aho kiri mu giturage gisubira aho cyaturutse niho hakwiye kubazwa izo ngaruka nako nabundi bakoze kuzajya bavuga ngo zisubizwa mu nganda zazikoze no kuzimena bikwiye kumenerwa ahantu hamwe ku rwego rw'igihugu ariko byose babanje kubivana mu baturage bakabijyana kuri buri ruganda aho byaturutse bakabisubizayo bikagenda bose babihererekanya bigasubira aho byatangiriye akarere gafatira icyemezo n'amafaranga asubira mu baturage kuko ku bantu babiranguye nayo agaturuka hejuru igihe hari ahateganyijwe kuko ntabwo nshyigikiye ko abacuruzi bahomba abacuruzi baba kandi uzi ko ari umuntu wari ufite amangazini yabyo gusa nta kindi acuruza ari ibyuma gusa kandi uwo muntu acuruzaga ibintu byemewe ntabwo byagiraga amafaranga uwo muntu acuruzaga ibintu byemewe byari byemewe nko mu minsi nk'itanu byari byemewe kugira ngo iyo yajyaga kurangura yahitaga atanga umusoro bamuhaga ya fagitire kandi yabaga yakasemo wa musoro ni ukuvuga ngo bimwe byasubiyeyo hari amafaranga yabyishyuye abigura hari ayinjiye mu isanduku ya leta umusoro ayo yose rero nk'uko muri kubivuga ko byakagombye kuva mu bacuruzi bisubira aho byavuye ni naho n'ubutabera navugaga bwakomoka wa muturage wabinyweye bikamugiraho ingaruka byongere bisubire muri ka kayira byanyuzemo biza kumwica abonereye ubutabera ari wo bibazo uruganda iki kintu gikomeye uzarebe umuntu arwaye umuntu warwaye akanywa igicuncu akanywa umuravumba akanywa imiti yo kwa muganga akanywa n'isosi akanywa n'amazi ashyushye akoga amazi ashyushye akaryama akaruhuka buriya igikorwa yo kumenya ikintu cyamukijije n'umuntu usa n'inzoga ashobora kuba yafashe rakijine ejo akanywa inguvu ejo akanywa amakamburu biragoye kumenya ngo uyu muntu yazize inzoga raporo igaragaza niba hari raporo yakozwe ivuga ko yanyweye ingufu byini hari raporo igaragaza ko umuntu ari ingufu byini yamwishe nanone umenye ko afata imibare y'abantu 60 ntabwo kuba yanyweye ingufu akanywa n'ingwe akanywa n'igisiga amerikani jini uwo muntu niyicwa n'icyuma arabaziza iki bose bazize ntabwo bamwabeshwa n'ikintu bahumire nabo tugiye kureba ibintu by'ubutabera byo hatazamo izindi parametre niba uwo muntu yanyweye izo nzoga izo zose akaba yazinyweye akaba yazinyweye agapfa akaba n'undi wazinyweye ntapfe uwo muntu aza kuba ko bizamwisha ugendera kuki kubona ibimenyetso biragoye kandi murakeka kora ibimenyetso rero uri kwisubiramo ko na leta nayo nta kimenyetso ifite cy'uko izo nzoga arizo zica ibimenyetso bigaragaza ko arizo zabishe ariko nanone hapfuye abantu 60 abatarapfuye bazinyoye ni bangahe kandi aho abantu 100 muri make turimo kubona izo nzoga zaragize ingaruka ku bantu batageze ku 150 kuri 200 kandi abantu bazinyweye ni amamiliyoni kandi baranguye n'amakamyo bariya abantu kuko ari bo bonyine zagizeho ingaruka iyo ugeze mu mategeko ni gutyo bareba mbere ko tugera ku musozo rero harakurikiraho icyo nyuma y'uko inzoga ziciwe nyuma y'uko bazicuruzaga bazisubije nk'abantu wagombye kureba kure wabona harakurikiraho icyo biroroshye kumenya ikintu kiri gukurikira abanyarwanda b'abasore bahuza ari abantu bafite imbaraga bari ku murimo bakora bagateza imbere igihugu bari baratanye babyukira mu nzoga umuntu akirirwa ashaka amafaranga ari buze kunywera nimugoroba imibiri ikangirika ikintu kigiye gukurikiraho ni uko abantu bagiye kuba reanime abantu bagiye kugaruka mu buzima bongere bagire imbaraga basubire mu kazi bakore ukajya ubona umuntu w'umusore ufite imbaraga ushobora guha akazi k'imbaraga agakora umuntu w'umusore utekereza neza ubaza uti intego ufite mu myaka 5 iri imbere ni iyihe ngomba gukora nkatera imbere nkashaka nkagira umuryango kuko n'umusaza mwiza batarajya kuvuga ngo urubyiruko nibwo rwisi rwabinywaga ikindi n'abantu bakuze babinywaga ndi kubona turi gusengera ko twakongera tukagira imiryango itekanye kuko zino nzoga ziri mu bintu byatezaga ibibazo zigateza amakimbirane hari impinduka mu muryango hari impinduka zigiye kuba
abagore n'abana bagiye kongera kubona ababyeyi batashye hakiri kare babaganirize babacire imigani mu muryango wongere kuba ahantu hatekanye kubera ko si nizo zonyine baciye gusa urebye inganda ijana na mirongo zafunzwe bivuze ko izo nzoga ntazihari abagabo bagiye kujya bataha kare mu rugo kuko nta byo kunywa bafite banywa igikoma banywa amata ariko hari abandi bajya banywa izisigaye ibyuma bitaraza cyane ko ibi byuma byadutse ndakeka ko n'imyaka bitaraza hari urwagwa abanyarwanda ntibataramaga hari urwagwa rw'umwimerere za Bralirwa imyaka zimaze mu Rwanda hari akaza k'umwimerere noneho izo nzoga ibitaramo by'abanyarwanda byaberaga mu ngo ntabwo ibitaramo byaberaga mu ntabwo ari mu tubari umuntu yeshaga urwagwa agatumira abaturanyi n'ikigage agatumira abaturanyi bagataramira mu rugo abana bari hariya bumva bakumva uko abagabo baganira umugore akaba ari hariya abarya imbetezi bari hariya barya ibivuzo ukabona ni ibintu bimeze neza ariko ubu byari byarahindutse bataramira mu tubari mu mujyi wa Rutanga ndacyo buriya rero reka turebe tubitege amaso kuko ibyiza byo ngira ngo abantu benshi n'ababishyigikiye pe nanjye ndimo n'abandi barimo ko bizera nzoga z'inkwano za cibu kugira ngo babanje guhera kuri ibi bintu umuntu yebwaga urwego rwe rwiza hanyuma umucuruzi aza kurangura yagera iyo ajya gucuruza iwe agahita ashyiramo ibindi bintu kugira ngo rube rwinshi noneho akongera hari n'ibyo byuma bimenagamo n'ibiki byose kugira ngo rugere bwabo kare atari rwo rwego rw'umwimerere reka abaturage bashyire ku rwego rw'umwimerere cya kigali cy'umwimerere kuko n'ubundi leta iravuga ngo ntabwo yaciwe urwego na minisitiri ejo bundi yarabivuze w'ubuzima mu kiganiro n'ikigage ntabwo cyaciwe ariko bya bindi by'umwimerere nyine bo kujya kuza kuvangamo bya bindi bagenda bavangamo ubukwe muri minsi uzataha iyo umuntu afite ubukwe wese yajya kwaka icyangombwa ubukwe se barigenda gutaha uramenye niba ufite ubukwe ntuzajye gutwara ujyanye ijerekani y'urwego zaba igitoki biyongere bazaba bafite uburenganzira gutwerera ntabwo byemewe inzoga yengewe mu rugo umuntu ufite ubukwe asaba uburenganzira bwo kwenga inzoga zo kuzakiriza abantu kuko n'ejo bundi aracyatse arangije n'ubundi bamutwereye bazanamo n'ubundi bya bindi byangiritse bica abantu ngira ngo ni Nyamagabe ngira ngo ni Nyamagabe ubwo rero abaturage reka tujye mu murongo wa leta twifuriza ibyiza hanyuma n'abo bacuruza ariko leta ibarebereye aho kuzajya umucuruzi ahungabanywa nuko ibyuma byatwawe niba ariwe no kongera kubaremera ziko na nyuma covid bagiye baremera abacuruzi babaremere ariko acuruza ibintu noneho biri mu murongo yemewe na leta ntuzi akantu uvuze iki abantu benshi byabababaje ntushobora kuba bose ko ntabwo ari bose bavuze ngo yakanywaga ngo yariye ngo akumva haza ngo yakanywaga noneho mu nda ngo bikacika bikamera neza bakaryama agasinzira n'icyayi kirimo tangawizi cyane cyangwa se undi arya byinshi bimubuza amahoro mu nda kubera icyayi yariye ngira ngo se nitwagana ku musozo witende iraje ejo bundi ni umuganura gusa n'uzanganuza umuganura atukasebo buriya umuganura kera warizezwaga pe ndabyibuka buri rugo wasanga rwashigisha ikigage batetse umutsima w'amasaka imyumbati ibijumba intumbi iri aho ngaho hari n'igihe ariko nabona natangiye kujya mbibona mu minsi mikuru byaba yari ku kibuga nko ku kibuga runaka abantu bakaza bakasa nk'aho bari kumurika ibiro by'amafunguro bagasangirira hamwe ndebwa ko n'umuganura w'ejo bundi ariko bizagenda abantu bazaganira rwose bakaganuza n'abandi ni no muki hari ibijumba hari imyumbati ibiryo byujuje ubuziranenge bashaka n'ako kaga keza n'ikigage cyiza barenze hasigaye banabyina umudiho babyine nimba hariya buriya umuganura wari umuhango ugamije gutuma umwami atanga abandi kurya ku mbuto yeza mu muganura noneho habaga n'umuhango wo gutanga imbuto yaturukaga ibwami naho n'abana bakagera mu muryango haba n'umuco mwiza wo gusohora imbuto mu nzu abana barabanza kujya guhingira umubyeyi mbere yo kujya guhinga mu murima wabo ababyeyi bagasanga nabo mu muryango hari ibikorwa by'ibitaramo umubyeyi yabaga ateganya kuzahingisha abana be bose baza kumuhingira ubudehe bakaza mu murima bagahinga ariko batahiraho bakanyura mu rugo bagasangira nyine bakajya kuri ya mbuto kugira ngo n'ejo rero umuganura
ubwo nyuma y'umuganura abantu bazajya kwidagadura, ubwo benshi bazajya kwidagadura kuri ku Mahoro, kuri stade Amahoro kugira ngo igihugu umunsi w'umuganura uzabera Rusizi. ni Rusizi ku mwumva n'uzabera ariko noneho bakomeza no mu tugari mu miryango ni mu rwego rw'umudugudu, buri mudugudu ariko buriya umuganura ntuzaba urimo indugu byose birwanya igwingira, ubwo bafite uko babiteguye ariko bya kinyarwanda nyine byanze bikunze nabyo bizaba birimo. Ubwo rero abandi nyuma y'umugoroba abantu bakajya kuri stade Amahoro kureba Sekafa izaba iri gusozwa, umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup na Gorumariya nizo zizahura rero. Ubwo rero ndibwira ko ubwo imyiteguro ni yose, ubwo abatazagira ku Mahoro bazari ku bitangazamakuru bigiye binyuranye kugira ngo nabo babikurikire. Umunsi ukurikiyeho tuzahurira hano uko umukino wagenze banatubwira uko babyakiriye n'ibyishimo bizaba bihari, hanyuma no ku cyumweru abantu bakomeza ibirori, Samudaba ari ubukwe, Dimanche ari ubukwe, amasengesho n'ibindi bigiye binyuranye. Ngira ngo twabashimira aho twabanye mwese muri iki kiganiro, tumugaza kugikurikira munumva n'ibyo abaturage bavuze kuri ibi twavuga by'ibyuma, bavuga nti mukomeze kuryoherwa na gahunda Imena TV 01 igenda ibategurira. Na Jean Claude Gashonga Muzega ubifuriza amahoro y'Imana, nanjye Nsanzimana Ernest ntabifuriza, na Enoke wari kubanga bw'ibyuma arabasuhuza cyane kandi ababwira ko amashusho aza kubageraho ameze neza cyane n'amajwi. Mu kiganiro cyacu rero tubara kugaruka ku bafatanyabikorwa bacu, reka duhere kuri MBC ni Kwambagura iki Celestin, urabizi ko afite amacumbi, afite akabari keza kagezweho kari buvimo ubusitani bwiza cyane, umuntu yicara afite ikirahure cyari gusoma ibinyobwa byemewe, akanywa bikagera mu nda kumva aranezerewe, hari brochette nziza, hari inkoko, hari ifi, mbese icyo ukeneye cyose cyo kurya kiba cyagufasha. Ku muganura haba huzuye, ku muganura twakira abantu kuzagera muri MBC bakicara muri bwa busitani rwose bakaganura ku mbuto, ku byo bazaba bafite byose, bakagenda ari imiryango, ibintu by'abagabo bajya kunywa bonyine ntabwo ari byiza. Umugabo mwese abana iyo banagiye n'urugo bakagira abana 5 bagenda bakidagadura ku byico, ntabwo bihari, abana bakidagadura bakanezerwa, ababyeyi nabo bakasubira mu byabo ugasanga ibintu bimeze neza. Ubu nizere ko uzajyana n'umugore n'abana ibyo bose n'abuzukuru hanyuma rero umuntu akabyina bukagaruka. Hanyuma senior serivisi buriya Kwambagura icyo atanga Celestin afite na serivisi ijyanye n'iby'ubutaka n'ubwubatsi, gupima ibibanza, gutanga ibyangombwa byo kubaka, kubikurikirana n'iki, kubupima, gukora amapura y'inzu, imbata z'inzu, ushaka kubaka inzu runaka, kubukorera inyigo, ibyo byose rero umugannye serivisi yazi kugezaho neza. Umuntu wese icyo gihe cyo kubaka, niba ukeneye kubaka agenda umubwire ko ukeneye kubaka, ibindi byose arabigukorera, byo gupima ubutaka, rero gusaba icyangombwa cyo kubaka byose arabikurikirana, n'icyangombwa n'inzu. Ushobora kwicara rwose ukazashobora kujyana mu nzu wamuhaye ibyangombwa gusa bisabwa, ubundi ukagenda kwicara ugasanga wicaye mu nzu yanakubakiye. Byose kugabanya ubutaka arabikora, byose arabikora. Ubwo rero abantu bafite ibibazo bijyanye n'ubutaka mwagana Kwambagura iki, ni enjeniyeri ubishoboye kandi unabizi wanabyigiye, niwe mwuga we.